Batebye n'ibiki ariko baraho barabara ariko Rwanda we Rwanda nziza dore umeka mahoro ibyiza bikuretse Rwanda we ibyishane n'umukobwa nangwa n'umusimbazi talent okay byo tubyihorere talent sinkuzi uragapfuta byaye sinkuzi okay nyagaye nakakanyi yes nyangusuza kandi zira kumeza neza uri hose mu cyo gitandukanye amasurazo byirana zobamye fo amajyaruguru of course nitwa cheke tu isi akamwe dukina n'abana ukina n'abanyena nsura batandukanye mu cyo gitandukanye sibanganya inkuta na senanga isana bitima kuba ngurye uramaga yes we gonna after this one our channel kamuka kanyombya nyawe and when you are there when you are from another country without Rwanda, in America and Canada and in South America, the North America, Africa, South Africa and North Africa and Asia. Mukakanyombya nyawe mukakanyombya nyafite ndababwiye rubango be can you go to subscribe to do the subscriber and to share at your friends and friends or sisters and another persons. Thank you very much. Okay, abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbe muri Canada, abari muri Saudi Arabia, abari muri Johannesburg, abari muri South Africa, ingabo z'u Rwanda mwese turabasuhuje, abakoze subscribe mwese tubashimiye. Ndi kumwe na Kayitankore Justin Zishitari. Kayitankore Njoli alias Kanyombya. Ini muka Kanyombya nyawe. So Kanyombya, muri no minsi turabona umuntu witwa Prophet Joshua arimo aratanga amafaranga. Hari nabazo bavuga ngo ajya kwa shitani abandi bakamusebye. Simuzi. Uwo profete wanyu, uwo profete nzindi, the prophet na Yesu la prophecy. Yesu niwe narinzi ko ari intumwa y'Imana. Imana wamemishakira. Niwe narinzi. Na ubundi kuvuga ngo prophet Joshua hano mu biryogo simuzi. Je ntabwo muzi. Kasokati ura n'umukongomani bamufate ahubwo n'abafata amafaranga y'u Rwanda yabo umukongomani yabo umunyamerika yabo umunyaziya yabo umunya Afrika ngewe ava kuba atari ari prophet ariko prophet ni Yesu na prophet nzi bita nawe ndi kureba nshakisha ni Muhammad Imana muhabora n'imgisha baravuga ngo mu bihe byanyuma azaza abantu biyitira ibyo batari byo ibyo urashaka kunjyana muri buriya kandi turi oya ati muri ibyo abahanuzi b'iki gihe abantu bose bigize abarokore oya ntabwo ari uko niwe indambi nanjye nagiye kubatizwa nge na madame kwera indambi nge nashaka icya 10 ndebe ko hari amafaranga azaboneka ariko rero nukuvuga ngo nge nabatijwe rimwe ndi mu gatolika na gatolika ni idini ibyo byose cyo nzi ko nge ngunda Yesu nkurikira Imana yego shaka Imana muri Yesu burya yavutse mu buryo butavuka kuri se ni kuri se yavutse kuri nyina kubera ko Marika Gabriel yazanye ubutumwa bw'Imana bukomeye imbaraga z'Imana abubwira ko azabyara umwana Yesu azamwita Yesu Jesus Imana ishimwe ko timo turakora ikiganiro kavura karagana kandi nana n'umuntu wari bavuga ngo se wa Yesu yitwa runaka na Yosefu ntabwo yemeza ko ari se Kanyombya abantu bakomeje kuvuga ngo uriya muntu bamufate ese umuntu utanga amafaranga urafashe gute ngo atanga amafaranga umuresa mu amafaranga mu bukwe bwa debere nyaje amafaranga nanyanya ahubwo abakene nibamugane bagenda ba amafaranga kuko arayafite cyane ariko injiji ziraryamye gusa bari gutanga amafaranga bajugunyanga ariko habuze n'umukene umwe ujya kwirukira ngo yifatira amafaranga y'ubuntu kadabakene se amafaranga kamwemeye uramwemere ko nagarafashe kubwi n'abafasha Joshua niba amafaranga yarakurenze ukayahaga akabati k'amafaranga ko munda karahaze kuri ugiye kuruka amafaranga yaruke tuyafatisha abakene barahari murenga usiga inzara ariko usigi nashaka zakene kwa yafite se yatanga bamusanze ku mugore n'umugabo baramukubita abadukurikiye mu kiganiro uraza kubona ico bitimwe ibyo bintu byo kuvuga ngo bamusanze ku mugore n'umugabo biri no gushaka kumusebya ariko rero umenya niba jugunya amafaranga yaha abakene mu bwa debere twarabibonye ejo ni ku murenge wa Nyamirambo abantu yatanze amafaranga yajugunyanga hato bwa debere najyaga guki ariko hatoraguye abakene n'abakire Nyashize bene n'umukene nawe yatoraguye
yagendaga mu Felicitas agira n'abatoragura akavuye mu kagere ku mugenda ajya gutoragura ibi ni ibintu byo kwese abapambe ni babandi babakene n'ababandi bakunda amafaranga habamo abakene n'abakene burya ngo nta mukiri uba ku isi ahubwo bose bakeneye iki amafaranga bose baratoraguye rero kanyombya tuyo muri bagenzi bawe muri no mesi mwakinanye filime nyarwanda twarazikunze nyinshi zitandukanye Metre Nzovu tumubona gutyo komeza nawe uwo bita samusure niwe arafunzwe arahakurya zira amafaranga ariko atorotse igihugu ninde wamufunze yatorotse igihugu wowe ufite amakuru atariyo ntabwo yatorotse nyine igihugu oya yatorotse igihugu se iby'igihugu oya samusure ari muri Mozambique ahubwo vuga uti yahunze amadeni y'abandi kandi ntabwo atagira ideni imbwa ntabwo igira ideni umugabo we ugira ideni yego hari abakomeje kuvuga ariko ahunze muri iwabo wabwoba habuze impundu akaba ameze neza hari ariko akaba yicaye ariko aziko hari impundu hari impundu ubwoba niba yarasanze ubwoba Mozambique nibyo ngiye ubwoba akaba yaramwakiriye ni sawa ariko rero umenye yahunze ideni ntabwo yahunze igihugu ntabwo yamukiye igihugu azi ko tumva uriya mugore wari wa Safi ariko ngira ngo ari nk'indaya wari yaramwishyure oya no Safi simuzi Safi Madiba simuzi no mugore wa Safi simuzi ariko nge nzi ko mu makuru nzi yahunze ideni ase nkamwe mwakinanye amafilme agiye atandukanye mwamukotereje akaza tumukotereza se nanjye ko ntacyo mfite nzatangira iryinyo se ntaryo mfite ariko ufite ubwenge n'igitekerezo wagitekerezo bwanjye namuha ubwo namuhaye burahagije none fata agace k'ubwonko bwanjye nkamuhe kugira ngo yishyure ideni ntabwo namuha ni nk'uko wambwira ngo nguhe amaraso ntayo naguha ayanjye ari mu mubiri arahagije nayo Imana yampaye ntabwo naguha amaraso yanjye ngo ndakongera amaraso gute ninyabura bareke kunyongerera nzipfire kuko Imana izaba yageze igihe cyo kumamagara inshaka aka kanya bamubwira iki aradukurikira kigali n'ubuzima wese barayikurikirana samusure afite n'umwana arahakurikira usa nawe cyane wasa nawe gute nzi abana be ndabazi n'umugore n'uburyo byagenze n'abana be ndabazi uburyo byagenze byose ndabizi ariko rero ejo bundi bamuhaye udufaranga bamwongera udufaranga dushyiraho ntabwo yatumize kuko utaba Mozambique ariko buriya aradukoresha bishobotse ashaka kudukusanya akazaza kuri ideni ry'abandi hasigaye agataha igihugu akagaruka mu gihugu ntabwo ari igitangaza Nyagahene rero tara yaragiye arayimanutse taraye niba agendesha impano ye taraye itara agendana rero taraye talent bisobanura iki urabizi no sabato kukena byo bazi talent atuye he ni umukobwa n'umuhungu talent biri muri aho konzi ko rahungu bika talent nawe ntago ibyo tubireke Nyagahene ikigori gikizwe talent ntago nyizi ibyo bicucu bya umbwira talent ndamuzi ni umukobwa nangwa n'umuhungu simbazi talent okay ibyo tubyihorere talent sinkuzi uragapfuta byaye sinkuzi okay Nyagahene akakanye iyo umubonye nk'umuntu mwababaranye mwanyuze muri byinshi bitandukanye ko n'ubuzima bayemo subirayo ntabwo nigeze mbabara ngewe yari ubuzima mwakiyemo bwa yarababaye ni wowe ubizi ubuzima nge nazanye ubuzima bwanjye ngenda n'ubwa Nyagahene simbizi ntabwo mbizi ibyo bintu oya ntabwo uzi Nyagahene yarababaye hari itora ajya gusenyamo Kimironko simbizi no gusenga ko bitanga amafaranga ryo kwa shitani arahinduka ibyo bintu byawuzana byo kuba ngo arasenga aho mujya gusengera simazi aho mujya gusabiriza simazi aho mujya kurya ibimonyo simazi aho mujya kurya ibinyoro simazi ntongere kubaza amagambo nkayo arasenga asenga iki amakuru se ya Mukarujanga nangwa nuwo arabyibushye turahirukana arabyibushye pe ameze neza arabyibushye ibuno ni iryo irindi ni iri igituza ni iki amatama naya sinzi n'ibindi ariko ngafite umugabo w'umwana hano Gikondo aho rongorerwa simazi n'umurongora simuzi n'uwo mugabo simuzi sinyene no kumumenya n'abarongorwa sinyene kumenya ukuntu barongorwa cyose wowe urambwira ibyo abagabo ni abarongora okay tujya mu gitekerezo uburyo watekereje gukora iriya filimi yawe yo kwerekana imideri imishanana imyambaro uburyo umukobwa agenda umugore atambuka kuri cano iya rero ni uburyo bwo gushimisha abantu kuko ikintu cyose kiriganwa ushobora kwigana wabaye padiri wabaye musenyeri ukigana wabaye umubikira ukigana wabaye indaya ukigana wabaye umubandi ukigana ariko ikintu kimwe birabyo kwigana nk'urumogi nabwo wabyigana ariko dushaka kwigisha kugira ngo urubyiruko rureke urumogi
bive mu byabwenge tukavuga tuti turigana indaya kugira ngo twigishe abantu kureka uburaya ibyo bintu byose turabyigisha ariko kwigisha ngo nambaye gutyo ni kugira ngo abantu bigane iki ibintu byiza bisekeje ibintu byiza by'iterambere ibintu byiza byo kureka n'ibindi byo kwemera you understand guy yeah igitekerezo cyaje gute kugira ngo bitekereze bavuga ati kubitekereza n'ubwenge bwinshi mfite ngenda nkopera nkabona urubyiruko nkabona isi ya none hanyuma ngakora ibintu nk'ibyo kugira ngo abantu bashobore kwishima kuko hari abantu bafite kuba bararakaye yewe bagaseka nibuze ako kenshi na kenshi abantu barakaye hano hanze kubera kubura amafaranga n'ibibazo by'ubuzima oya kubura amafaranga ntabwo birakaza nko kurara inzara nyine wabuze amafaranga ariko ubona urakaye ubugabanisha gupfa kuko urarakara kubera ko yabuze ukaza kurakara ko ushonje wamara kurakara ese umaze kugeza ku munota wanyu ugiye gupfa urarakara nangabye ariko banza umupfa arakara abari mararwana no wabati nyagasani byabyana ko nyagasani abantu oya byabya nyagasani abari kugashiza nyagasani inzara iranyishwa kunyereka ngo nkwereke ntago bibaho yamaye siko n'umusiramu uze imana nonanga iturutse ikantarange ikamanuka ivuye mu misozi ya Huye ibutare dore ko ari iyo misozi dufite myiza ikambuka Nyabarongo nangwe ikava mu misozi y'ibirunga ikava mu mutara mu nka mu mata ikava mu mutara yije ivuye mu mata urumva wayisaba amata nangwe ibwira mana ngenda pfuye ntabwo ushaka kwemera ko waranzanye hano icyo wanzaniye ngiye mana urakinyereka ngiye nakibonye ngiye urakinyereka mana ukabura cumuye si byose n'umwana yashonje kuri iki abwira mama ndashonje ngiye urabimpa kandi ntacyo afite ariko imana ifite byose kanyombya hano hari urubyiruko rwinshi rurimo kuyobera rurimo kujya mu bajyabwenge kunywa inzoga kunywa amatabi ubusambanyi kubera nabonye cyegeranyeje ubundi ko ntukabwira umwana ngo ashonje ukamubwira inyama uravuga inzoga yabavaga hano ugafata imodoka ukagenda ukabwira burarirwa igasohora nyinshi kuko ibyo uri kuvuga ntabwo uzi production dufite ubu burarirwa iri gusohora nkeya ntinaho uhindura character y'inzoga uravuga ngo amatabi ukagenda ukabwira British tabarwanda apana tabarwanda zibaho British ukabwira British tobacco yo muri Amerika ukabwira mukora amatabi menshi aho kugira ngo bazaje banywa ibimogi banywa isigara basi rwose bagira kuri yansingana ngo tunywerese Yesu wayivana tunywerese tumwe mu rugero Yesu yari nuza Yesu yari itabi rya kera Yesu yari itabi rya kera ntabwo waribona rero burya twebwe twari hari hirya twabonye Yesu ukivuga ngo harahirye kahita ngore no muntu warwaniye igihugu wari uhari nyirwanira narabyumvishije gitsindira wari uhari twatsinze kwa ko nakirwanira ndi kumwe nande ariko mwe muzaje muvuga amakuru mwahagaze narwaniye igihugu nibyo numva na nunda cyakirwanira kuko ndi kubigisha uburyo mugomba gutera imbere nibyo nanyi navuga ndakwigisha kugira ngo ukore amafilme ndakwigisha kugira ngo ukore comedy kandi murunguka abandi baragenda batungukamo badukoresha iki za interview akakukoresha interview kubuza wakunguka kaona YouTube iramuhembye wowe ukasigara aho ngaho ushinyitse ariko nafite YouTube mukakanyombya ni ya Sony ya nyoko ni umugore wawe niko ari nge wayimuhimbiye se ni yawe icyo gitekerezo nyine niba narihimbye mukakanyombya nyawe ikabitera imbere bakora nibuze kunzogera bagakora hehe handi inshuti zacu za abitwa ba Pablo bari muri Amerika bagakora subscribe Pablito bagakora subscribe ukajya ko Angelique ari muri Amerika ari muri Texas agakora subscribe abandi cyo kuremera muri Chicago ukajya kureba ugasanga nabandi abitwa ba Samuel bagakora subscribe nabitwa ba Kaze bagakora subscribe ibyo ngibyo urabona rero ni ibintu twihangiye mu buryo kugira ngo dutatakara duteze imbere igihugu cyacu ni nabwo nshaka kugira ngo mbateze imbere mureke ibimogi yego mureke mugo yego mureke amatabi ubusambanyi mureke ubusambanyi gukorera aho ngo murasambane musambane ariko wikoreraho ugacomekamo ucomora sida ucomeka muri iki muri vibrere purize ukayishyiramo umuriro ukagufata mujya muri commentaire mubone muri kirimo mukaneho urabona mukakanyombya nyawe mukore subscribe iyo ndayiteza imbere kuko ndi kumwe na madamu barabibona hirya no hino ariko ngenda bizi i Burundi bari kuyireba Tanzania bari kuyireba muri Kongo bari kuyireba nubwo bari mu ntambara izo munwa zabuze gica ariko bariya nabo bari mu bugari bwatebye n'ibiki ariko ariko Rwanda we Rwanda nziza dore umeka mahoro
ibyiza bikureze Rwanda we nibyishane sinabibwa ngo mbirangize. Turabashimiye mwe mwese mu kicyo news ayo ni 5 nawo dushoreje Kanyombya TV tumwe nawe mukakanyombya nyawe mukore subscribe ni cyo news ayo ni 5 Imana ibarinde Kanyombya n'umukenera yamuri commentaire nzamugana n'abandi benshi bagiye batandukanye ciao ciao.